5 niko kazi kanjye ya ko simusi hari indangamirwa barahinduye ngo nagari indaye uyisanze ku kazu kayituka ngo yaje gukora iki waba upfobeje umurimo si yaje gucuruza ibintu bimufitiye inyungu uvuga ko nta nyungu bimufitiye sibyo nutarabikora sibyo ariko ndizera umuntu nta kibazo icyo wenda abakunzi bawe baragisobanukiwe wowe ujya kumufata umwanya wo kumvuga ahubwo njye ndakize kukurusha kuko njye sindabona umwanya wo kuza kukuvuga ikiyesha ariko noneho ugiye kuvuga ko umuntu uzufata kuri site oya umuntu ufata umwanya wo kukuvuga sibyo abo bo nikize kumurenza kuko igihe wowe utarafata umwanya ngo mvuge sibyo nuko mbona ntacyo nakuvuga ikintu cyambabaje ni kimwe muri ubu yego nta muntu buri kintu cyamubabaje mama yahoraga yumva ngo umuhungu wawe ngakina filime nta kindi ikintu cyambabaje ni kimwe yapfuye ntarajyayo ko mwereke byibura kumva ambone nanjye kuri kamera ndi kuvuga ariko yagiye ntego ntayigize ariko wenda niba Imana iproteje naho hantu bari niba mbona koko ambona musezeranyije ko mbayeho neza mu buryo bwishimye icyo kintu cyonyine ntekereza kikambabaza ariko ibindi byo guys mumeze mutenezere neza ko mumeze neza mahoro meza kuba yakeneye no kuba yashaka uyu munsi rero ariko mbere na mbere kaze kuri channel yacu Uwimbabazi TV uyu munsi rero mugiye kumbona kuri kamera ntabwo mwajyaga mubona kuri kamera ariko bibaye ngombwa ko uyu munsi mubona kuri kamera ndi kumwe n'umusore mwiza cyane abenshi mumuzi kuri Nkuba ariko njye sinzi amazina yiwe ya nyacyo ariko mumuzi mu mafilime agiye atandukanye ni umustar ku ma TikTok n'ahandi hose ariko ubu ngubu namuzanye musore ko mbona umeze neza bimeze shameze neza nkuko bibona nta kibazo uri umusore uri umugabo aya ndodore aho ibyo ntabwo bigaragaza ko umuntu ari umugabo kikubwira ko umugore wawe umukunda ni impeta ariko ngenda yambara ejo bundi fiyansaje nk'umunani z'ukwa munani ndayambara ariko ntabwo hari ikintu ngiye kuvuze tutumvikanye neza ibi bintu by'impeta mbona ari umurimbo ntabwo kuba ufite wagaragara ko ufite umugore ntabwo bivuga ko ugaragara kuba waba wambaye impeta ikikubwira ko ari umurimbo nkawe ntabwo uzi agaciro k'umugore umugore impamvu yitwa umugore nuko aba afite umugabo ikikubwira ko afite umugabo ni impeta siyo ariko iyo muhurira mu nzira mugahita mugenda no mu mategeko ndizera ko batavuga ko ntabwo baba bafite nk'abantu mwasezeranye iyo mugiye gutandukana nta muntu mubibaza mugendo urambwira ati gende nanjye ngigende ariko ikikubwira umugore wawe ntabwo wamuvuga ngo muratandukanye mutandukanywe n'amategeko yabasezeranyije reka tubyemere reka tubyizere uranyuzwa ariko ntabwo ngenyuze nemera neza ko kuba umuntu afite umugore bitagaragaza ko agomba kuba yambaye impeta ese reka nkwibarize nk'abantu abambara impeta ni abantu bagiye mu rukiko mbari mu rukiko kwa gitifu none se nk'umuntu ugira gutya akazana umugore badasezeranye iyo mpeta yambara gutya ntaba ari umugabo mugari nakubajije ngo kumva namwe mugiye gutandukana mutandukana gutya ndakata nawe ukata siyo nyine ubwo ni ubugore umugore ni cyerekana ko ari umugore nta kibazo reka mbyemere bose kaze neza rero kuri channel yacu Uwimbabazi TV murakoze cyane ni ubwa mbere tuganirira ndizera ubwa gatatu ari ubwa gatatu ariko ubwa kabiri wanyicishije icyaka ariko humura uko nakubonye mbere ntabwo ariko umeze ndabona warabaye mwiza warabyibushye ushobora kuba uri umugabo ukorera amafaranga cyane ntabwo ndi umugabo nako ndi umusore uri kwitegura kwambara fiyansaje gusa uri imanzi yego wowe uri imanzi yego nimba uri imanzi nanjye papa ni imanzi kandi yawe papa yaba imanzi gute se kandi ari papa kubera ko uvuze ko uri imanzi
nshatse kukubwira ko hari ikintu ufite gipima ubumanzi se ngo upime wese tubyihorere ibwira inshuti zawe ibwire abafana bawe ndizera ko wamaze kubivuga sibyo ntabwo ari ngombwa ngo nivuge ariko amazina y'ababyeyi yo dusingiza Imana Emmanuel ariko irindi niri warivuze rivuge nawe ushobora kuba navuze amazina atari oya wavuze ni oya nkeneye kumva sound yawe uvuga ngo ngiye nitwa amazina yanjye nitwa mu mazina y'akazi ni Nkuba nta pfunwe bigutera kumva kwitwa Nkuba izina rikugaburira ni gute waryagutera ipfunwe ariko ndemba numva ko kuba watambukana bakakubwira ngo witwa Nkuba numva nyine ari ikintu ahubwo nishimye niba aho wakuriye baze bahamagara ngo Manuel ubu none aho nakuriye kabona izina Manuel biragoye no kurimamaga yego izina nirikujije ariko iryo ryakujije ryo ryarazimye iry'akazi rirazamuka okay uraje wibona muri filime nyarwanda uvuye hajye batubwiye ko Karongi uraje wibona muri filime nyarwanda nigeze kumva muri interview yawe arantu nigeze kuyikurikirana ku rubuga rumwe uvuga ngo wageze ngo i Kigali ngo saa 8 z'ijoro oya neza mangu ugiye kwisubira oya neza mangu zamama gute urumva umuntu wavuye mu ntara wese ugiye kwisubira ariko oya ntabwo ari kwisubira bantu nsezeranya ko ugiye kwisubira oya ntabwo ari kwisubira wabyumvishe nabi wabyumvishe nabi njyewe nakubwiye ngo ninjiye mu mujyi wa Kigali ku isaha ya saa 8 uri kumva kandi bamukuye kuya bose bashakisha amarongo isaha ntarengwa uwatinze ni saa 8 n'igice ubwo wibonye Kigali mu buzima butari bukorohereye cyane ko byasa kose ntabwo wavuye iwanyu uri umuntu nyine ufite kashe nanjye njya gupagasa nk'abandi bose mu kazi ko mu rugo uri Kigali ubonye kashe cyangwa se ubonye ahantu ujya gukinira ubonye akazi ko gukina amafilime se ndizera neza ko nabitangiye mbona ari akazi ariko ntabwo bitangiye mbona ari akazi hari umuntu yaraje aranganiriza ese ibi ngibi njye numvaga ikintu nzakora mu buzima bwanjye wowe nyiri muto mvuga ko nzakina umupira bigeza kwicwa n'umuvandimwe nyine birapfapfana biranarangira rero mpura n'umujama arambwira ati uvuze gutya ntibyakora nanjye ndavuga ndagenda ndamujoyininga turavuga nza kubona ibyo navuze mbona ni byiza nanjye umugisha urataha kwa Nkuba ubu ngubu ugira umugisha ujya muri filime nyinshi zirakundwa zikundwa n'abantu batari bakeya amazina yawe uw'imbabazi nako Nkuba ikintu cyambabaje ni kimwe muri ubu buzima yego nta muntu buri ikintu cyamubabaje mama yahoraga yumva ngo umuhungu wawe ngakina filime nta kindi ikintu cyamubabaje ni kimwe yapfuye ntarajyayo ngo mwereke byibura kumva ambone nanjye kuri kamera ndi kuvuga ariko yagiye ntego ntayigize ariko wenda niba Imana iporoteje n'aho hantu bari niba mbona koko ambona musezeranyije ko mbayeho neza mu buryo bwishimye icyo kintu cyonyine ntekereza kikambabaza ariko ibindi byose umutekano ni wose hanyuma Nkuba urahihanganira ngenda komeza mfite Nkuba oya Nkuba aricyo kintu ubona nyine wishimiye ubwawe wisangamo Nkuba ntareba ariko ndumva n'ibi bintu byawe byo mu kirere bitangiye turi guhamagara Nkuba ni bagenzi banjye tujya okay igihe kirageze nyine wisanze nyine uri umuntu ukina nyine tu sibyo ese ariko hari abantu bakerensa ibintu byo gukina amafilime bakibaza bakavuga ati se ni gute umuntu yifata mu gitondo nimugoroba agiye kwidagadura mu muhanda agiye gukina ibintu by'amafilime mbese uba usanga abantu benshi babasuzugura cyane mugasuzugurwa cyane ariko mwebwe mubyumvishe mwumva nyine ari akazi nk'uko umuyede azinduka akajya mu kazi ndakeka ariko mwebwe mubyumva mwebwe mugakora
ese nta pfunwe ribaho cyangwa se rikubaho muri wowe ukumva nyine umuntu niba akuvuze nabi wenda urugero muri kuri site agasanga usa nabi wenda ufite nka role yo kuba uri buse nabi wenda umuntu yatambuka akavuga ngo dore kiriya kuntu gisa nta pfunwe wumva biguteye bijya biguteye icyo gihe uru rugero rworoshye naguha hano turi i Kigali si ujyana nimugoroba saa 5 niko kazi kanjye Cosmos yari indangamirwa barahinduye ngo ntago ari indaya uyisanze ku kazu kayituka ngo yaje gukora iki waba upfobeje umurimo si yaje gucuruza ibintu bimufitiye inyungu uvuga ko nta nyungu bimufitiye sibyo n'utarabikora sibyo ariko ndizera umuntu ufata umwanya akajya kugurisha amagara ye azi neza ko ari bibi sibyo wowe ubona ko ari bibi birakureba sibyo njyewe ubona ko bimpagije binamfitiye akamaro birandeba sibyo buri muntu wese akora ikintu kimufitiye umumaro nawe ujya kuvuga ngo arafata umwanya we ngo avuge ngo urabona ngemi cyangwa inkuba ngo yirwa mu mafilime birakureba wowe ukize bingana iki kugira ngo uze kureba ibyaha nta kibazo icyo wenda abakunzi bawe baragisobanukiwe wowe ujya kumufata umwanya wo kumvuga ahubwo njye ndakize kukurusha kuko njye sindabona umwanya wo kuza kukuvuga ikiyesha ariko noneho ugiye kuvuga ko umuntu ugufata kuri site umuntu ufata umwanya wo kukuvuga sibyo abo bo nikize kumurenza kuko igihe wowe utarafata umwanya ngo mvuge sibyo nuko mbona ntacyo nakuvuga uramuvuga iki nta gihari nyine ntacyo akora kigaragarira abantu ni gute njya ko ndavuga iki birumvikana ubu ngubu nkuba ubu ndakeka uri umuntu ndabona uri hasi uri hejuru y'imyaka 20 kuzamuka 25 mukagitinza mu givugisho urashaje ndashaje ariko impamvu nyine nakubwiye ko ndagutumira nambwiye ngo mu kwezi ngo kwa 8 ngo uzaba ya fiançage ndayambara fiançage mukubwire ngaso ubu mugani ariko uranamuzi ariko tipe bariyemera naga ari kwiyemera urumva ugiye kumuvuga kumva umweshenerinze nta kindi kintu warenzaho ahari ndakeka ataguteye isoni naga nteye isoni muranahura za kwenyine aranankurikirana bayida aranagukurikirana kuma TV nane sagiye kumbuga zawe nkoranyambaga kumbuga zawe zose arazikurikira sibyo ariko nkibaza niba koko ataguteye isoni tubwira izina rye amazina yabiri ko abantu baritirana niba ataguteye uboneho muhera se rero urabizi yewe babiri ntabwo ariko ntaga nteye ipfuno nanjye ndamukunda pe nawe arabizi uramukunda urabizi natwe gukunda yego izina rye amazina ye ari leta ribihima ntaga kamukubwira kumva bamwita Mushimiyimana Gisubizo urumva iryo Gisubizo impamvu nanamukunze ntaga ari ko ari mwiza kuruta abandi ariko icyo Gisubizo nicyo nari nkeneye kandi icyo Gisubizo cyaje cyuzuza uko nawe ameze nyine ni igisubizo okay turi kugenda tugana ku musozo nabona inkuba ngenzi zawe ziri kuko bene wacu ndabona hakurya hariya bitangiye guhindana inkuba ngenzi zawe nabona zimeze nabi ariko nzagutumira hari duhuriye aha ntabwo ngenda nshaka kuzagutumira tugirane umwanya uhagije tuganire ariko mbere na mbere hari ikintu nshaka kwibariza abantu bakina filime bagira inama hari umuntu ubona abantu bari gukina akabikunda akifuza ko nawe yakagombye kuza gukina ariko hari n'undi nonewe ukura ari impano ye nyirizina muri abo bantu babiri ninde muntu waha amahirwe yo kuguma muri sinema nyarwanda cyangwa se yo gukomeza akurikirana ibintu byo gukina nyine tukumva wende yabijya cya mbere kibaho sibyo udakunda ikintu burya ushatse banabyihorera yaragikunze yakibonye aragikunda nyine ndyo ndi kukubwira uba udakunda ikintu ushatse banabyihorera ariko wagikunze ukabona ko uzakibonera umwanya ndizera ko urugero rworoshye impamvu umuntu abyara umwana nuko aba yiteguye ko agomba kumukurikirana mpaka ageze ati akuze wabikunze wakwegera umuntu wabibonyeho kumva akagufasha kuko ndizera ko nta muntu wigira natwe ubu tuvugana twazanywe n'abandi
rero ndizera ko umuwaza akambwira ati se Emmy bigende bite cyangwa se nkuba bitewe n'iryo ashaka namugira inama niba yarabikunze ni karibu gusa wirinde kuzoje gukina ari ibyo byo ntago se wabyara umwana wamurera icyumweru kimwe ngo gende ntago yakora yahita apfa akubanza wabaye ushaka umuntu wabaye tu ntago nababaye cyane ariko nta muntu dukora atababaye okay muvandimwe rero ndabona abahungu banjye nabo ni inkuba ikirere kigendeye nabi sinzi imana navuga ko ari inkuba cyangwa sinzi ko navuga ko ari ibiyabyo ba petit frère reka mureke yandika ngende mwana ahubwo kumva akubanza gira ijambo rimwe byibura wabwira inshuti zawe ndazikunda urabakunda hari filime mbere ya byose ariko nkakunda umugore wanjye kandi gushimira imana devota cyangwa igisubizo kuki ushaka umuhimira ibyo atari byo grand frère mwana reka wowe tuzaba turi kumwe nzaguhamagara tuvugane birebire asante okay inshuti zanjye ndabashimira mwebwe mwese twabanye muri kino kiganiro nari ntunguje umuvandimwe wanjye ariko nkubwira ngo kora subscribe like share comment kugira ngo mujye mukurikirana ibiganiro byacu wowe muntu rero wayobewe ukuntu wakurikirana filime nziza kandi zishyashya ziri kuza kora ajya kuri channel yitwa Uwimbabazi TV urazareba filime zose zigiye zitandukanye y'ubuzima sinzi ko bizahinduka si ubushuti n'ubuhemu n'izindi zose zigiye zitandukanye ngwino nawe ushaka gukina filime tukwinjize nimero yanjye ya WhatsApp urayibona kuri screen asigaye uzanyandikira ciao ciao.